Karibu ku isengesho ribohora official. Imana amahoro umugisha, itegure dusenge. Tuje mu isengesho rya kubohora rigasohora imyuka mibi mu mubiri wawe. Uko umubiri ukoze nk'inzu ushobora kwibonamo ibitagangurirwa utazi igihe byinjiriye. Ukaba wabona udusimba udukoko dutandukanye twinjiye mu nzu yawe utazi igihe twinjiriye. Niko n'umubiri wawe uteye. Umubiri wawe imyuka mibi yawinjiramo mu buryo butandukanye. Dore ko imyuka mibi ibishaka gutura mu mubiri w'umuntu. Kuko Yesu yavuze gutya muri aya magambo, aravuga ngo dayimoni iyo uvuye mu muntu igenda izerera ishaka uburuhukiro ikabubura, ngo ariko ngo ikibwira ngo wasubira muri ya nzu nahozemo. Ngo yagenda yabona ya nzu ikubuye, ngo ikazana abandi badayimoni 7 bayirusha ububi cyane, ngo bakinjira mwa wa muntu, ibibi bikaba bibi kuruta ibya mbere. Aho ngaho biratwigisha iki? Reka dusome uwo murongo hanyuma turaza dusenge ubyumve neza. Ni Matayo 12 umurongo wa 43. Aravuga ngo dayimoni ivuye mu muntu anyura hadafite amazi ashaka uruhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Ubwo inzu arimo aravuga ntabwo ari inzu izi ngizi z'amatafari cyangwa se izi zisanzwe tubamo. Hano ni umubiri. Dayimoni aravuga ngo reka nsubire mu nzu navuyemo, kuko dayimoni ni umwuka. Iyo urimo urazerera rero ntuba ufite aho gutura. Kugira ngo rero ubone ubuturo cyangwa ubone uburuhukiro, ibubona mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu ivuga ngo reka nsubire muri ya nzu nahozemo. Ngo yagerayo igasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Nivuga ngo iyo dayimoni igarutse igasanga muri wa mubiri wawe ntabwo harimo umwuka w'amasengesho, ntabwo harimo umwuka wo kwizera, ni harimo umwuka wo gukiranuka. Muri wowe igasanga ni harimo umwami Yesu Kristo by'ukuri. Nibyo bise ngo igasanga inzu ikubuwe idateguye. Igasanga inzu ikubuye iteguwe nta kirimo. Iragenda. Wumve reka dusome ibyo noneho uwo mudayimoni akora. Asanze umubiri wawe nturimo Yesu Kristo, nturimo umwuka wera, nturimo imbaraga ze, nturimo ijambo rye, nturimo kwizera, nturimo gukiranuka. Isanze inzu irimo ubusa. Nicyo bisobanura. Mbega isanze umubiri wawe nta kintu kiwurimo, urimo ubusa. Ikora iki rero? Ngo nuko akagenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Hano Yesu yigishije ko abadayimoni barutanwa mu bubi, barushanwa ububi. Hari abadayimoni b'inkazi baba bafite ubukana n'ubugome bwinshi ku buryo kubasohora iyo binjiye mu muntu bisaba imbaraga nyinshi. Noneho rero wumve ngo bakinjira bakabamo. Binjira he? Muri wa mubiri w'umuntu, ariyo nzu bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizamera kuba iki gihe kibi. Urumva hano Yesu arahanuye, aravuga ngo niko bizamera kuba iki gihe kibi. Kuba iki gihe kibi, dayimoni niva mu muntu ikagenda izazana abadayimoni 7 binjire mu mubiri we. Ibya wa muntu bizaba bibi kuruta uko byahoze. Biragusaba rero ko mu mubiri wawe ugomba kuba ufite umwami Yesu Kristo. Muri uwo mubiri wawe
umwuka wera akaba arimo. Muri uwo mwuka umubiri wawe ijambo ry'Imana rikaba riwurimo. Muri uwo mubiri wawe kwizera kukaba kukurimo. Muri uwo mubiri wawe hakaba hatuyemo umwuka wo gukiranuka. Muri uwo mubiri wawe hakaba huzuyemo amasengesho. Nkaho ubundi muri uwo mubiri wawe igihe hazabura umwami Yesu, hakaburamwo ikitwa umwuka wera mu mubiri wawe, hakaburamo ijambo ry'Imana mu mubiri wawe, hakaburamo kwizera mu mubiri wawe, dayimoni izaza nibona muri wowe ibone yuko inzu iri mu busa cyangwa umubiri wawe uri mu busa, unateguwe, iwubone nkaho ariho yakwicarira, ariho yakutura. Noneho sasa kugira ngo itazava mu mubiri wawe izahamagaza ngo barindwi bayirusha ububi. Ubwo rero isengesho tugiye gukora ni isengesho risohora iyo myuka mibi yakwinjiranye. Yuzi utahaye karibu, yuzi yezanye, yuzi nawe utazi uburyo yakwinjiranye, winjiriwe n'umwuka winjira mu mubiri wawe witwa ibibyimba byo mu nda. Uwundi uraza utazi ukuntu winjiye witwa kanseri, witwa ibindi n'andi mazina y'ibirwara nawe uzi. Ubundi ukumva ibintu bigendagenda mu nda yawe bimeze nk'inzoka biboroga. Tuje gukora isengesho ryirukana iyo myuka ikava mu mubiri wawe. Noneho uko nsenga nawe aba ari gusenga, ube focus n'iri sengesho. Usenga agomba kuba ari seriye, icyo uvuga ukaba wumva yuko ugihagazeho, ijambo rituruka mu kanwa kawe ukaba urihagazeho. Rigomba guturuka mu ndiba y'umutima wawe, muri spirit yawe, rigasohorwa n'akanwa, ariko wowe urihagazeho unaritsindagira. Nta wirukana dayimoni avuga ngo dayimoni ndekura ayongorera. Ukoresha ubutware. Ijambo riravuga ngo nuko abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga mu ndimi nshya, bazafata inzoka ntacyo izabatwara. Aka kanya rero duhagaze muri iryo jambo, vuga uti Mwami Yesu Kristo, ndakwizera, uri umwami wanjye, uri umukiza wanjye, uri umucunguzi wanjye, nta wundi nzi. Uri ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo rikomeza ubuzima, niryo rikomeza imibereho. Ni wowe nkomereza ubuzima, ni wowe nkomereza kubaho, ni wowe mpa kunesha, ni wowe mpa gutsinda. Aka kanya aho naba nacumuye nsabye imbabazi ku byo mba navuze bidakwiye, ku byo mba natekereje biha uburenganzira imyuka mibi kunyinjirana. Mbisaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibyaha byanjye byose mbizanye imbere yawe, nta na kimwe ngo kinga, kuva ku gito kuva ku kinini. Ibi ni byo wacumitiwe, ibi ni byo wababarijwe. Uyu munsi uhagira umutima wanjye, uwuhagije amaraso yawe Yesu Kristo. Uhagira ubugingo bwanjye, ubwuhagije amaraso yawe, ayo wavuye ku musaraba akava mu rubavu rwawe. Uyu munsi anyuhagire wese, amboneze wese. Uyu munsi ankureho umwanda n'ico ryose ry'ibyaha rinshireho. Amasaha nk'aya ngwino Yesu Kristo, wibonere uruhukiro, ufate icyicaro mu mutima wanjye, ufate icyicaro mu bugingo bwanjye. Ni wowe mpamagaye, ni wowe nemvise, ni wowe mpaye ubugingo bwanjye, ni wowe mpaye umwuka wanjye, ni wowe mpaye umutima n'ubwenge. Ngwino unyinjiremo
ngwino unyicaramo, ngwino unturemo, tura mu maraso yanjye, tura mu ngingo zanjye, ngwino uganze muri DNA yanjye, ngwino uganze muri seli zanjye, ngwino unganze mu mubiri wose. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, urakoze mwami. Nizeye kunyumvise, nizeye ko winjiye aka kanya. Ibyo ntahaye ikaze, ibyo ntahaye ubwanjye ikaze, ngo mbikingurire, ngo mbyinjize mu mubiri wanjye, ariyo nzu yanjye, bikanyinjirana, bigashaka kumbamo. Kano kanya ndavugana nabyo, kano kanya ndavugana n'umwuka uri mu nda yanjye. Yewe mwuka we uzerera mu nda yanjye, wivuga mu nda yanjye, ndakuvuma, sokamo izina rya Yesu Kristo, sokamo izina rya Yesu Kristo, sokamo mu izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka we numva mu bitugu, woherewe ukaza kuri nge, bakakohera mu bitugu byanjye. Va mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo, va mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo. Senga ukubita kuri ibyo bitugu, ubwire umwuka wumva ni uri mu bitugu, ubwire ngo soka mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo, soka mu bitugu byanjye mu izina rya Yesu Kristo, va mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo. Nta cyicaro, nta kazi, nta mwanya, nta buturo, nta cyumba ufite muri nge cyo guturamo. Wa mwuka we uri umuzimu, uri jini, uri umwuka w'umurozi, uri we wese, va mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo. Uri ihembe, va mu bitugu byanjye izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, kubita muri ibyo bitugu, tangira ukubite, uhakubitisha ikiganza cyawe cy'iburyo, hanyuma uvugane n'izo mbaraga zire kuri ibitugu byawe. Niba zifashe mu nda, kubita muri iyo nda, ubwire umwuka uti wa mwuka we va mu nda yanjye, soka mu nda yanjye. Nta cyicaro hafite, nta mwanya hafite izina rya Yesu Kristo. Zopete sekiria aturutivo, nta mwanya ufite mu nda yanjye, nta cyicaro ufite mu nda yanjye izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Niba hari uzi urugingo rwawe ruri kubabara kano kanya, birashoboka kaba ari umutwe, birashoboka kaba ari mu mbavu, aho hantu hafate, vugana n'uwo mwuka, vuga uti ya mwuka we va ku mutwe wanjye izina rya Yesu Kristo, va ku mutwe wanjye w'iburyo izina rya Yesu Kristo, va ku mutwe wanjye w'ibumoso izina rya Yesu Kristo, va ku mutwe wanjye w'imbere izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwanjye, rekura ubuzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Ndagutegeka turumbuka uve mu buzima muri nge izina rya Yesu Kristo, turimbuka uve muri nge izina rya Yesu Kristo. Niba ahantu hose wumva urimo urababara, ahantu hose wumva urimo uraribwa, ibintu wumva bikugendamo, tangira uvugane nabyo. Iyo ni imyuka irumva, yibwire ngo wamyuka mwimi bimwe muranyumva. Nta kibanza, nta buturo mufite mu mubiri wanjye, nta buruhukiro mufite mu ngingo zanjye. Ndabategeka mwiyegeranye, musoke mu izina rya Yesu Kristo. Musubire aho mwavuye, musubire kuba batumye, mubwire yuko ntari izina rya Yesu Kristo. Mubwire yuko umubiri wanjye ari inzu y'umwuka wera w'Imana uba muri nge izina rya Yesu Kristo. Soka va mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Niba wiyumvamo intege nke z'umubiri, niba wiyumvamo ibintu runaka mu mubiri wawe, buri mwuka wose wiyumvamo, tangira ubwire ugusohokemo. Birashoboka akaba ari intege nke, birashoboka ukaba wumva urimo urazungera. Bwira uwo mwuka umubwire uti yewe wa mwuka we untera kuzungera, va mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo, va mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Niba uri umurwayi, hari uburwayi budasobanutse wiyumvamo bukuri mu mubiri, abaganga baburiye igisubizo, vugana n'ubwo burwayi. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, yewe daimoni uteza uburwayi budasobanutse muri uyu mubiri wanjye, va mu mubiri wanjye izina rya Yesu Kristo. Nta cyicaro uburwayi budasobanutse cyangwa se busobanutse bufite umwanya mu nyama zanjye, mu magufwa yanjye, mu ngingo zanjye zose, va mu ngingo zanjye. Yewe uburwayi budasobanutse, va mu ngingo zanjye izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Mfashe mpiri umwuka w'inzoka, mfashe mpiri umwuka w'ibikoko, ibisimba
udukoko duto tutagaragara musohoke mu mubiri wanjye izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibyo wumva mu bigutondagira vugana nabyo bimeze nk'ubushishi, umuriro w'Imana umanura ubitwike izina rya Yesu Kristo. Yemwe mwamyuka mimwe ndabatwika izina rya Yesu Kristo. Va ku mubiri wanjye izina rya Yesu Kristo. Va aho ndi izina rya Yesu Kristo. Birashoboka wowe ukaba unyumva hari imyuka iri mu nzu yawe, iri aho utuye, iri mu cyumba cyawe, nayo vugana nayo. Iyo wakumva ituruka iruhande rwawe, iyo watwumva ituruka iruhande rw'iburyo cyangwa uruhande rw'ibumoso cyangwa inyuma, vugana nayo. Vuga uti yewe wa mwuka we winjiye no mu nzu yanjye yaho ntuye, va mu nzu yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana ugutwike, imbaraga z'Yesu ugutwike. Wowe wa mwuka we w'umurozi, simborana nawe, umubiri ni uwanjye, ubuzima ni ubwanjye. Warenze imbibi, warenze imipaka, wavuye mu buzima bwawe uza mu bwanjye. Pfa ugwemo mu izina rya Yesu Kristo. Pfa imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Pfa imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro kunsindiye urugamba. Ndabohotse, 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 ndabohotse. Aturakubohotse. Vuga uti mwami Yesu, ndabohora inyama y'impyiko mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora inyama y'umutima, nyihaye ubuzima izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ubuhumekero bwanjye, mbahaye ubuzima izina rya Yesu Kristo. Ndabohora imyanya yanjye yo hasi, nyihaye ubuzima, imyanya y'ibanga, nyatuye ubuzima, nyatuye ubutekano izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ururimi rwanjye izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ubwonko bwanjye izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ndabohora ibirenge byanjye izina rya Yesu Kristo. Nirukanye buri mwuka wose wari winjiriye mu mubiri wanjye, wari washatse zimwe mu ngingo izina rya Yesu Kristo. Ndabohora amaso yanjye. Wowe ufite ikibazo cy'amaso, atura yuko ayo maso uyambuye imbaraga mbi zari zashatse kuyigarurira izina rya Yesu Kristo. Atumiza rya Yesu, amaso yanjye ndayagaruye izina rya Yesu Kristo. Abaye mazima. Niba ufite ikibazo mu gutwi, atura ngo mu izina rya Yesu, ugutwi kwanjye ndakugaruye mu izina rya Yesu Kristo. Guhawe ubuzima, nkwambuye daimoni yagushakaga izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niba ufite ikibazo cy'igifu, aturuti je wa mwuka we wari ufite igifu cyanjye, ndekura izina rya Yesu Kristo. Igifu cyanjye gihawe ubuzima, gihawe kugubwa neza. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, izina ryo rihimbazwe ibihe byose bidashira. Ngaho komeza gusenga, komeza gusenga, komeza gusenga, komeza gusenga. Iyatureho amahoro, iyatureho kugubwa neza, iyatureho kukize, iyatureho ko umubiri wawe atari inzu y'abadayimoni, atari inzu y'imyuka mibi, atari inzu y'imizimu, atari inzu y'amagini, atari inzu ibikoko byose n'udusimba twose twinjira uko twiboneye. Tangira ukubure ibyari byinjiye, ibyari byaseseye mu nyama z'umubiri wawe, ibyo wumva mu bitugu, ibyo wumva mu nda, ibyo wumva mu birenge, ibyo wumva aho ngaho mu gatuza. Tangira ubisore, tangira ubisore, tangira ubisore, bisohorane n'umuntu wese ubyohereza. Vuga uti mu izina rya Yesu, iyi myuka yose yari yarinjiriye umubiri wanjye igashaka kugira ngo inturire mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo uwayitumye ndetse nayo bose mbatwiciye icyarimwe izina rya Yesu Kristo. Mbirukanye mu buzima bwanjye, mbirukanye mu buzima bwanjye, mbirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye kano kanya, wowe wafatwaga n'iyo myuka, wowe winjirwaga n'iyo myuka mu buryo bworoshye, ndayivuma kwa jina la Yesu, ndayivima kwa jina la Yesu, ndayivima kwa jina la Yesu, ndayivima zopete sekria horia. Soka muri uyu muntu, muve muri ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Soka muri uyu mubiri, muvemo mu izina rya Yesu. Mugende muzinge ibirago byanyu, muzinge indwara zanyu mwari mwaramushyizemo, muzijyane mu izina rya Yesu Kristo. Ntimuzongere kumugaruka mukunde, ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo natuye nizeye ko uyu muntu abaye muzima. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Ngaho izere, izere kubohotse, izere ko ubaye muzima. Bibaye ngombwa ukabona iyo myuka iragarutse, iragenda igaruka, menya ngo hari isezerano ufitanye nayo risaba guseswa. Ubukeneye deliverance, ubukeneye amasengesho ya deliverance, ukeneye guhura n'umukozi w'Imana,
akagukorera deliverance iyo ubonye igarutse. So mwari kumwe nanjye Pastor Justus. Imana amahoro ibahe umugisha. Kora subscribe ujye ubana natwe mu mwanya wo gusenga. Kora subscribe, kora share, kora sabone kuri wowe wumve igifaransa, kandi dufashe iyi tano nshyashya dutangiye y'amasengesho izamuke cyane, uyisharing abandi bantu. Nawe ntugende udakoze subscribe. Buri munsi tuzajya tunyuzaho isengesho. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, Imana amahoro ibagirire neza.